umwami w'ishyamba. Ukibyumva wumvise intare. Niyo nakirirwa mvuga izina ry'inyamaswa yivuga umwami w'ishyamba uhita wumva icyo ari cyo. Uhita wumva intare, igisimba gitangaje mu mikorere yacyo, uko kibaho ndetse n'uburyo gitinyitse. Ndakwakiriye kuri IG Rwanda TV, inkuru n'umuco. Wibayirwe gukora subscribe. Intare zaje ku isi ziri mu bwoko bwa Leopanthera, kandi zimwe mu nkomoko zazo zagiye ziboneka mu bice bitandukanye bya Afurika, Aziya, Burayi ndetse no mu majyaruguru ya Amerika. Mu gihe cya kera cyane intare zari zisanzwe cyane ku isi hose, ariko uko abantu twagiye twiharira ubutaka cyane zagiye zigabanuka ku isi. Ibihugu bya Afurika cyane cyane hafi y'ubutayu bwa Sahara intare zari nyinshi. Abantu bo mu gihe cya kera bazaga icyubahiro gikomeye, ndetse hari n'amateka avuga ko intare zari zikirenga mu mico yabo. Dufata urugero ruzwi cyane mu Misiri. Mu myaka ya kera nyine cyari igihugu gihambaye, cyari igihugu gifite ubutunzi cyane cyane zahabu, gifite ubwirinzi buhambaye, gifite igisirikare, cyari igihugu gifite imitako myinshi ndetse amazu yacyo yuzuye ibishushanyo. Ariko ibi byari bitandukanye. Inzu y'umwami yabaga iriho igishushanyo cy'intare nk'ikimenyetso cy'uko ari inzu nyine y'umuntu uhambaye. Ibi si twabitindaho. Buri wese ku isi ushaka kwigaragaza nk'ukomeye yiyita intare, ndetse n'amakipe afata ikirango cyayo agashyiraho intare. Iyi ni logo nziza yagaragaza umuntu nk'ukomeye. Intare zifite umubiri ukomeye kandi uremereye ndetse n'umutwe munini. Ku ntare z'ingabo zifite imisatsi myinshi itangaje, lion mares mu rurimi rw'amahanga. Mu rurimi rw'ikinyarwanda bayita imigara. Dusubire inyuma gato, twavuze umuco. Abanyarwanda iyo bagaragaza umuco gakondo cyane cyane mu mibyinire, usanga abahungu bambaye imigara, imisatsi neza neza isa nk'iy'intare. Wabyumvise neza, intare ni ikimenyetso gikomeye. Rero kuba wakoresha imwe mu miterere yayo mu muco wawe cyangwa mu gihe ugaragaza umuco ni ikimenyetso cy'ubutwari. Tugaruke ku ntare z'ingore, lioness. Iyi yo ni intare y'inkazi kurusha ingabo. Intare z'ingore zirahambaye cyane mu gihe cyo guhiga ku buryo buhambaye. Ibi rero bizitandukanya n'ingabo ku nshingano mu muryango. Tukivuga ku muryango, intare ziba mu matsinda yitwa prides. Muri aya matsinda habamo lioness nyinshi, nyine intare z'ingore nyinshi, hakabamo abana bazo ndetse n'ikigabo kimwe cyangwa bibiri birinda umuryango. Ese ubundi intare zirya iki? Intare zirya inyama, zirahiga maze zikarira hamwe. Intare ebyiri z'ingore zishobora kwica imboga imwe zikayishyira hasi. Niba witegereje no video neza wabibonye. Ibi ni ikimenyetso gikomeye cy'ubuhigi zifiteho. Ntizicika intege ku muhigo kandi icyo zashatse zirakibona. Iyi ni inyamaswa ihumurirwa ubwoba. Birumvikana cyane ko ikihiga uko kigira ubwoba cyane niko nayo igira courage zo kugihiga cyane. Tekereza ubwoba umuntu agira, uhita utekereza aramutse ahuye n'intare. Ntiyaniruka kuko niwatera n'intambwe ebyiri. Reka intare irihuse cyane ku buryo umuntu ubwe ntiyayirushya nk'uko ihiga ihene zishya. Intare ziri kugabanyuka cyane ku isi. Ukurikije imyaka yo hambere ugereranyije n'ubu zagabanyutseho 60%. Uribaza iki? Mu myaka 1000 iri imbere 40 gasigaye tuzaba twarakabungabunze cyangwa tuzaba tuziga mu mateka? Kubaka bisaba gutema ibiti, maze hamwe watemye ibiti ukahashyira inzu utazi igihe izamara kandi n'igihe izasenyukira ntihazongera ngo haterwe ikindi giti, ahubwo hazubakwa indi nzu. Bishatse kuvuga ngo uko iterambere riza aba ari ibyishimo, ariko ryanduza byinshi rikanangiza byinshi. Bisaba kurimbura amashyamba kugira ngo twubake nyine iryo terambere. Abantu ntibakijya mu bintu byinshi ngo ibiti biyungurura umwuka, oya, ahubwo bo bikoreye utumashini tuwuyungurura badusimbuza bya biti. Turetse n'ibyo kubaka, n'abahigi
batuma inyamaswa zose muri rusange zigabanyuka ku isi. Mu bice bya Afurika nka Serengeti, Masai Mara n'ahandi niho hantu intare zagabanyutse ku rwego rwo hejuru. Kuri ubu hari inyamaswa zarimbutse ku isi, ariko twe nk'abantu turicuza ku rwego rwo hejuru, ahubwo tukagerageza kuzibuka tuzikinisha mu maferme. Ni inkuru nyinshi z'amakabya nkuru zibigaragaza. Ibi si imikino. Ku isi abantu benshi tuzi dinosaur, ariko ntabwo twigeze tuzibona, nta parike twigeze tuzisangamo, ndetse n'andi shyamba twazibonyemo. Ibi bishushanya iki? Twese turi inyamaswa, ariko se kubera iki inyamaswa muntu yakomeza kurimbura inyamaswa zindi? Inyamaswa twica ntituzirya, ahubwo twigurishiriza amenyo, amahembe nkazakorwemo imitako, impu zikavamo imyenda myiza. Ariko ibi byerekana ko ari twe dutera intambwe ya mbere tukajya kuzihiga. Turetse n'intare, ukeka iki umunsi habayeho intambara hagati y'inyamaswa n'ikiremwa muntu? Birumvikana uruhande ruzatsinda turaruzi, ni uruhande rwa muntu, ko niwe nyamaswa yaguye ubwenge kurusha izindi zose. Kuko ingwe, imbwa, ibirura, imbogo, idubu, agasumbashyamba ndetse n'izindi nyinshi tudakuyemo amahene y'ishyamba ntibigira imbunda. Nabyo ubwabyo kugira ngo bikangane hagati yabyo biratonoma, bikarwana, bikaryana inzara. Iyo ifite urwasaya rukomeye ikaba ari iyobora izindi. Ibi rero ntabwo bihagije kuba zakata ku muntu ngo zitsinde, ariko byibuze umuntu afite intambwe yatera mu kubungabunga ibidukikije. Amashyamba si ayacu, afite ibituyemo, nk'uko n'ubundi umuntu yahoze atuye mu ishyamba. Abantu nitudatema ibiti tukubaka amapariki, ibi bizatuma inyamaswa zacu ziguma zirinzwe. Tutibagiwe ko n'inganda zangiza ikirere zubakwe kure y'amapariki. Ikindi kandi twirinde kwanduza amazi atemba cyane cyane, kuko niyo za nyamaswa zikinywa. Ntabwo zimeze nkatwe twavumbuye ko twayayungurura. Ngewe mwabonye mu kiganiro Nishimwe Gre, ndagushimiye ko wakurikiye IG Rwanda TV, inkuru n'umuco.